Reka nanone nongere ngo usuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe nkurikirana umunsi kundi kuri YouTube channel yanjye ya David Rwanda. Reka ngushime byimaze wowe wakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru z'urukundo zinyura kuri iyi channel ndetse n'indi biganiro bitandukanye. Uyu munsi inkuru yacu y'urukundo ni umukobwa wari ugiye gushyingirwa ariko birangira yanze umusore bari bagiye gushyingirwa ahubwo yikundira umusore watwaraga ba mukerarugendo. Inkuru yacu yarigizwe n'ibice bibiri kina akaba ari cyo igice cya kabiri ndetse akaba ari nayo finale y'inkuru yacu. Twari twagarukiye aho Diego yaragiye gutura imodoka mu manga bitewe n'amagambo Sandra yaramaze kuba yamubwira. Sandra yahise ko yikanga ndetse n'ubwoba bwinshi cyane ati Diego nibiki warukoze? Ati ntubona ko wari ugiye kuduteza impanuka koko? Nuko Diego araceceka ndetse yamaze agahe karekare ataravugisha Sandra. Nuko Sandra nawe nk'umuntu mukuru arebye kuko abona ko ashobora kuba akomerekeje Diego bitewe n'amagambo yaramubwiye. Diego mbabare ashobora kuba ngukomerekeje rwose. Ati mbwira n'ibiki byabaye ku muryango wawe ko mbikubwiye nkabona ugize ikibazo. Ati wigeze kugeraho umwana ndetse n'umugore? Nuko Diego aramubwira ati aturabivuze ndabyibuka ndetse bibashije kuba byankomeretse ntabwo njya nshaka kwibuka iyo nkuru yanjye. Nuko Sandra atamubwira ati ariko isanzura umbwira ati sinye sinakubwiye ibyanjye nasereje koko. Nuko Diego yahise akatangira kubwira Sandra iby'inkuru yiwe y'umugore ndetse n'umwana we. Ati Sandra ukumbona kuva kera namye ndi umutwazi w'imodokari. Ati kandi nge natwaraga ba mukerarugendo kuva kera rwose. Ati none se byagenze gute ku mugore wawe ndetse n'umwana? Ati umugore wanjye naramukundaga cyane. Atugereranyije n'abandi bakobwa bose nigeze mbona. Ati kandi kuva yagenda nta wundi muntu nari nongera kubona ngo mwiyumvemo numve ndamukunze. Nuko Sandra aramubwira ati ariko sindi gusobanukirwa byagenze gute? Ati Diego gerageza umbwire n'ukuri ndakwinginze. Gusa Sandra akimara kumva iyo nkuru ndetse atangiye kumva ibyo Diego amubwiye atangiye kugira amarangamutima. Nuko Diego yahise amubwira ati nari mfite umugore wanjye. Ati uwo mugore wanjye bamwitaga Joyce. Ati yari atwite kandi inda ye yari yegereje kuba yabyara, ariko bitewe n'ingendo ngira umunsi ku wundi zo gutwara abantu yari ijoro rimwe ndetse ndamusiga ndamubwira ati ndaza guhita ko ngaruka ntabwo ndi butinde mukunzi, dore ko ku kazi bari bampamagaye bambwiye ko babonye umukiriya wo kuba natwara nkamujyana ahantu. Ariko Joyce arambwira ati ese sheri ko horo usiga hano umunsi wansize ngashaka kubyara nkabura umuntu njyana kwa muganga bizagenda gute? Ariko sinigeze numva Joyce ndetse mbashe kumva ibyo ambwiye. Atabwo nahise ko mbwira ko ari ubwoba bw'abagore. Ndambwira ati ntugire ikibazo ntabwo ndi butinde kandi ntacyo uri bube. Nahise ko ngenda nava mu rugo njya kuri company yanjye njya gutwara umuntu bari bampamagariye kugira ngo mbashe kuba namugeza aho agiye kujya. Ati ngishika muri company nta kindi nakoze kuko telefoni zacu tuzisiga kuri company. Ati tukajyana telefoni biri muri ino modokari kugira ngo ba boss baduhamagare batubaza aho turi gusa. Ati telefoni yanjye nayisize kuri company ndetse ndagenda ntwara umuntu nari ngiye kuba natwara. Ati muri ako kanya nkigenda ndetse nta n'igihe cyashize umugore wanjye yahise kafatwa n'inda, ariko bitewe nuko yari araho wenyine nta muntu wari kubasha kuba yamufasha. Ati yaratatse cyane ashaka umuntu wamujyana kwa muganga aramubura. Ati ndetse afata telefone abasha kuba yampamagara nanjye aho nari ndi sinari kuyitaba bitewe nuko nari nayisize kuri company yanjye. Ati umugore wanjye yaratatse indira murya cyane. Ati ndetse n'umwana agira ikibazo mu nda dore ko atabashije kuba yakibyaza izo mbaraga ntazo yari afite, bitewe nuko yari ubwa mbere yagiye kuba yabyara kandi ibyo bintu ntabwo yari abimenyereye. Ati gusa umuturanyi wanjye yabashije kumva ikibazo umugore wanjye afite dore ko yasakuzaga cyane, aramutwara amujyana kwa muganga ariko amasaha yari yarenze ndetse cyane. Nuko amugejeje kwa muganga nta kindi nyine bahise kuba bamukorera operation ndetse baramubaga kugira ngo babashe kuba bakiza ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana wanjye w'umuhungu yaragiye kuba yabyara. Atari ku mugore wanjye Joyce ntabwo yigeze agira imbaraga zo kuba yabasha kubaho ngo akomeze kuba yaba muri ubu buzima. Ati yarapfuye ndetse apfana n'umwana wanjye muto w'uruhinja yaragiye kuba yabyara ndetse w'umuhungu. Nuko Sandra mukumva iyo nkuru nta kindi amarira yahise kazenga mu maso ndetse ararira cyane, bitewe nuko yaramaze kumva agahinda Diego yahuye nako ndetse kababaje cyane. Nuko Diego yakomeje kumubwira iyo nkuru ariko nawe aho yari amarira yari gutemba mu maso bitewe n'agahinda ndetse n'umujinya yari afite kuko yari yibutse ibyamubayeho. Ati nkiva ku kazi nahise ko njya mu rugo nkuko byari bisanzwe ariko nasanze umugore yambuza cyane kuri telefone yampamagaye inshuro zirenga 30. Nuko ngishika mu rugo nasanze abantu bababaye ndetse bafite agahinda kenshi cyane, gusa bari kundebana umujinya ndetse n'uburakari bigaragara ko bari bangaye cyane.
atariko nahise kubabaza ati se ni iki cyababayeho ko mbona mwandakariye cyane. Ati baracecetse banga kugira icyo bansubiza. Barambwira ati nyine washimye akazi kurusha umugore wawe ndetse n'umwana. Atese ko mutambwira kuntu byagenza ahubwo mukambwira ko nashimye akazi kurusha umugore wanjye n'umwana. Nuko baramubwira ati umugore wawe yabashije kuguhamagara ijoro ryose kugira ngo ubashe kuba wamujyana kwa muganga. Ati bitewe nuko inda yari yamufashe. Atariko ntiwigeze umwitaba ntiwigeze umwitaho. Ati yarwanye nk'umuntu ariko byarangiye atsinzwe nyine birangira agiye ndetse we n'umwana we. Atagiye hese we n'umwana wanjye. Ati ntabwo ndi kubyumva neza ni munsobanurire. Ati ibintu turi kukubwira ntabwo uri kubyumva. Ati umugore we yarwanye ndetse nta katagize ariko byanze. Ati yageze kwa muganga baramubaga ariko abasha kuba yabura ubuzima bwe n'umwana we bitewe nuko yari yatinze. Ati abaganga ntacyo babashije kubikoraho bagerageje uko bashoboye. Atari ko bitewe nuko amasaha yari yabafashe. Ati kandi igihe cyagiye umugore wawe yari yakererewe kuba yagera kwa muganga. Atahise kapfa rero ndetse apfana n'umwana wawe. Ati gusa umwana yari yabyaye yari umwana mwiza ndetse yari umwana w'umuhungu, ariko ntabwo yabashije kurokora ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana we bose bapfuye. Nuko yahise kabwira Sandra ati nkimara kumva iyo nkuru nahise ko numva ncitse intege ndetse mbura icyo nkora. Tangira kwishinja amakosa ndetse mara iminsi myinshi ntari mu kazi. Ati nari nararetse akazi. Ati njya mu nzoga. Ati ndetse nta kindi nari gukora bitewe nuko numvaga ubuzima bwanjye narabwanze. Numvaga ko urupfu rwa Joyce ari njye narugizemo uruhare. Nuko Sandra yahise kagira impuhwe ndetse amufata mu mugongo. Ati ntugire ikibazo rwose. Ati ndumva utarabigizemo uruhare. Ati impamvu ya byose ni akazi. Ati kandi akazi wari urimo niko kari kugufasha kuba watunga umugore ndetse n'umwana. Ati rero ntukishinja amakosa ndumva nta ruhare wabigizemo. Nuko Diego yahise amubwira ati nta kibazo tugende tujye gushaka impeta yawe ndetse ibyo tubyirengagize tugende tubyibagirwe twibwire ko nta byabaye ibyo byose. Sandra muri ako kanya ntabwo yahise ko itekereza iby'impeta yiwe, ahubwo yatangiye kugirira impuhwe Diego bitewe nuko yari amaze kumva ko Diego ababaje ndetse ababaje cyane. Yahise kabona ko Diego ababaje bitewe n'ibyamubayeho, atangira kumugirira impuhwe ndetse atangira kumwitaho. Nuko baragiye bagera kwa Kevin aho yari atuye. Gusa bakigera kwa Kevin bitewe n'adresse bari babahaye, bumvaga inzu harimo umuntu uri gusakuza cyane, ariko ntibabyitaho dore ko icyari kibazanye yari impeta. Gusa bakomeje kumva umuntu asakuza ndetse ataka cyane, dore ko umukunzi wa Kevin yari umusinzi cyane. Yari yakubise Kevin gusa ibyo bari bapfuye byari iby'abakundana banze kwirwa babyitaho. Bakiyagera umukunzi wa Kevin yahise ko yiyumanganya, gusa bari babibonye ko ari gukubita umukunzi we. Nuko Sandra yahise kafata Kevin amujyana ku ruhande, maze arambwira ati se Kevin bimeze bite? Ati bimeze neza nta kibazo ndashima Imana, nubwo umukunzi wanjye babigoranye ariko tubana gutya dore ko tukese dukundana ntacyo bitwaye. Nuko yahise kambwira ati mfite ikibazo. Ati kandi ndakwinginze rwose unyumva umfashe. Ati ni cyo kibazo ufite kugira ngo ngufashe mukobwa? Ati nataye impeta yanjye kandi iyo mpeta rwose ifitiye umumaro, ngiye gukora ubukwe mu minsi iri imbere, nta cyumweru gisigaye kugira ngo mbashe kuba nakora ubukwe. Ati kandi umukunzi wanjye yambwiye ko nintabasha kuba namuha iyo mpeta tutazabasha kuba twabana. Nuko Kevin yahise katangara cyane ndetse aramwenyura. Ati se ubwo ni umukunzi wawe koko? Ati umuntu mukundana ari kukubwira ati nutabasha kuba wazana impeta ntabwo muzabasha kuba mwabana. Ati se ubwo ngubwo aragukunda ko ntangiye kugira impungenge imbere yuko mubana ahubwo? Ati ndabizi arankunda cyane, atahubwo iyo mpeta nuko yayisigiye n'abanyogukuru wiwe ndetse n'ururerekane rw'umuryango. Ati rero ntabwo byashoboka ko twakingirwana ntarabasha kuba nagarura iyo mpeta. Ati rero nagiye ahantu nakoreye proposal muri hoteli. Ati bambwira ko ari we wayitoye. Ati kandi byansabye ibirometero byinshi kuba nashika hano. Nuko Kevin yahise kambwira ati koko bisaba ibirometero byinshi kuva mu mujyi ushika hano hantu ntuye, nanjye ndabizi neza. Nuko Sandra yahise ambwira ati se koko basi impeta yanjye urayifite ubashe kuba wayimpa maze ngende mve hano dore ko ubukwe bwanjye bwegereje? Nuko Kevin yaramubwiye ati sha impeta yawe rero nari nyifite ariko nanjye sizantu nayitaye rwose. Ati narayitoye ariko nahise ko njya mu kandi kabari ndetse ako kabari nkanyweramo inzoga nari nasinze cyane. Ati rero ubu sinabasha kuba nkibuka ahantu nayishize rwose. Nuko Sandra akimara kubyumva nawe yahise kacika intege cyane bitewe nuko na Kevin yaramuhakaniye. Ati se basi wasindiye mu kahe kabari? Ati ako kabari ntabwo kari kure cyane rwose. Nuko Sandra bidatinze yahise kafata Diego bahita ko bongera baragenda kugira ngo bashe kuba bashika kuri ako kabari.
ariko bitewe nuko bari bananiwe cyane byabaye ngombwa ko bakodesha karoje aho ngaho kugira ngo babashe kuba bahaba ndetse baruhuke gake maze buke bakomeza urugendo bajya gushaka impeta. Nuko barahakodesheje ndetse baraharara, gusa bakomeza kuganira ndetse baganira babwirana ibibazo byabo. Nuko Diego yahise kabwira Sandra ati se Sandra, ati se ko mbona Serge bisa nkaho atagukunda. Ati Diego ceceka ibyo ntacyo uri kuvuga ndabizi nirankunda. Atari cyo kiba gukunda ntabwo yari kwita ku by'impeta rwose mwari kubana ndetse atitaye kuri ibi bintu by'impeta. Ati kuko impeta ntabwo ari ituma abantu babana ahubwo urukundo ruri mu bantu nirwo rutuma babana. Bahise ko baryama ndetse Diego ntabwo yakomeje kumubwira amagambo menshi. Gusa baryamye Sandra yakomeje gutekereza ku magambo Diego yamubwiye. Dore ko Serge buruko yamuhamagaraga nta kindi yamubwiraga nti yanamubazaga uko ameze. Abwo yagumaga mubaza iby'impeta ati impeta yangiriye ati impeta yangiri hehe. Sandra yakomeje gutekereza ku magambo Diego yamubwiye ndetse atangira kwiyumvisha muri we ko Serge yaba atamukunda koko. Nuko bararyamye ariko Sandra ntabwo yigeze asinzira bitewe nuko amagambo yari yabwiye yatangiye kuyatekerezaho ndetse ayatekerezaho cyane. Bukimara gucya Sandra yahise akabwira Diego ati Die, ndi kumva nanjye ibintu bya Serge rwose ntangiye kubivamo. Ataboreka mureke ndetse sinzanasubira mwuriya mugihe ngo ngiye nawe dushyingirwane kuko umuntu uri kuguma mpatiriza ngo nshaka impeta sinzi ibyiwe rwose. Nuko Diego yahise akabwira Sandra ati sibyo nari ngambiriye rwose pe. Atari ko bitewe nuko ntaguma guhamagara kubaza impeta. Ati sinzi ibyari byo. Sandra yahise akabwira Diego ati ntari bitemberere muri uyu mujyi ndetse nzaba nshaka impeta n'ejo n'umunsi mpfa kuba namenya ahantu bambwiye uwo mukobwa yari yasindiye. Ati mpfa kuba namenya ahantu Kevin yari yagiye mbere yuko ayita. Nuko bahise ko batembera umujyi ndetse baragenda cyane barifotoza bakora n'ibindi byose barasangira. Gusa bose bari bishimye. Diego ntabwo yari akiri gutekereza ibibazo byamubayeho ndetse na Sandra ntabwo yari ari gutekereza ko Serge ari bumutesha umutwe amubaza iby'impeta. Baratembere ndetse baranezerwa bajya no koga mu kiyaga cyari kiri aho hafi. Burinda bugeraho bubiriraho. Ariko bikimara kwira byabaye ngombwa ko basubira muri ya lodge handi yari bari kurara. Noneho kuri uwo munsi ntabwo bigeze barara mu byumba bibiri ahubwo bose baje bitewe nuko bari bananiwe bahise ko barara aho ngaho bitewe nuko bari biriwe batembera. Bahise ko bose barara mu cyumba cya Sandra barararana. Gusa mu kumara kurarana babyutse buri wese afite ubwoba batekereza ko hari icyabaye. Ariko mu by'ukuri nta kintu bari bakoze. Gusa Diego yatangiye kwitekerezaho ndetse abona ko yatangiye gukunda Sandra. Diego ntibyatinze yahise akabwira Sandra ati se Serge uracyari kumwiyumvamo urumva umukunze cyane. Ati Diego naba nkubeshye ntabwo nkiri kumwiyumvamo bitewe nuko namaze kubona ko aguma mpatiriza nsaba iby'impeta wagira ngo nifite akamaro kurusha njyewe. Ariko Diego yahise akabwira Sandra ati Sandra sinzi kuntu ndi kwiyumva wagira ngo natangiye kujya mu rukundo. Sandra yahise kasekera hejuru ati se wabonye umukobwa muri uyu mujyi nawe watangiye kumukunda. Ati yego namubonye kandi nukuri sinzi kuntu nabigenza kugira ngo mbashe kuba namubwira ko mukunda. Gusa Sandra ntiyabitinze yamubwira ati rero uzabimubwire kuko ntabwo waguma bigumana kandi waramukunze. Bakiri muri ibyo ngibyo baganira Serge yahise kahamagara Sandra. Mu guhamagara Sandra nta kindi yahise kamubwira. Yaramubwira ati se Sandra impeta yakomeje kuyibura. Ati rwose Serge impeta narayibuze kandi ntako ntagize ntaho ntashakiye. Nuko Serge yahise akabwira Sandra ati byaba byiza uje ntabwo ncyitaye kuri ibyo by'impeta rero ngwino tubane nimba warayibuze nta kindi nakora. Ati kuko nakubura nkomeje kugenda gutyo. Nuko Sandra yahise kagira ibyishimo bitewe nuko yaramaze kubona ko Serge yahinduye intekerezo ziwe. Gusa Diego wakibyumva bitewe nuko yatangiye gukunda Sandra agahinda karamwisha ariko nta kindi yari gukora. Sandra yahise akabwira Diego ati ngiye kuba nabana na Serge. Ati se Sandra kugiye kandi Kevin yari yamaze kuturangira ahantu twakura impeta koko urumva ibyo bintu ari byo waretse tukabana tugashaka impeta. Ati Diego ntugire ikibazo. Ati kuko Serge yamaze kunyemerera ko twabana nubwo impeta itaba ihari. Nuko Diego yahise kagira agahenda ndetse n'umujinya bitewe nuko yaratangiye gukunda Sandra. Yatekerezaga ko basi igihe bazambana kizatuma na Sandra abasha kuba yamwiyumvamo. Diego yahise kajya mu cyumba kiwe ndetse na Sandra aguma aho ngaho. Gusa Diego akimara kugenda agiye mu cyumba Sandra yahise kafunga icyumba cyararira cyane ndetse agira agahinda bitewe nuko nawe yari yatangiye kwiyumvamo Diego ariko atabashije kuba yabimubwira. Kandi ubukwe bwe bwari bugiye kuba nta kintu yari kubasha kuba yabikoraho, nta kintu yari kubasha kuba yabihinduraho rwose. Bose bagiye mu byumba byabo bagira agahinda ndetse n'umubabaro mwinshi cyane ariko buri umwe ntacyo yari kubikoraho.
nuko bukeye bwaho Diego yahise afata Sandra ndetse amushyira mu modoka aramujyana kugira ngo abashe kuba yamugeza mu mujyi afata indege asange Serge babashe kuba bashyingirwa. Nuko baragenda ndetse bagera ku kibuga cy'indege. Diego asezera Sandra ndetse no mu marira menshi bose bararira, ariko buri wese ntawigeze atobora abwira undi kamukunda, bwo bose baracecetse. Sandra ariko we ntiyaripfanye yahise akabwira Diego ati ntuzatinde kubwira wa mukobwa ukunda kumukunda, kuko nutinda gato uzasanga nawe yarabonye abandi bamubwira ko bamukunda. Diego mu marira menshi ati nta kibazo nzamubwira rwose Sandra. Sandra yahise afata indege ndetse aragenda ajya kuba yashyingirwana na Serge. Gusa Diego aho yarari akazi katangiye kumunanira ntiyagakoraga neza bitewe nuko yari afite agahinda kuko yabuze Sandra. Byabaye ngombwa ko boss we amuha akaruhuka akajya kuruhuka bitewe nuko yabonaga akazi atari kugakora neza, yatekerezaga ko ari umunaniro yabamaranye iminsi. Nuko Diego yahise agenda ndetse ajya mu karuhuko, ndetse yahise agenda ajya kwa Ruturu ku nshuti yiwe ayiganiriza ibibazo bye byose yari afite, amubwira kuntu yakunze umukobwa Sandra ndetse bajyanye mu rugendo atangira kumukunda ndetse amukunda cyane. Gusa Sandra yahise agenda ntabwo yigeze amuha amahirwe yo kuba bakundana ndetse agiye kuba yakora ubukwe. Aruturu nta kindi yahise akabaza Diego, yahise ambaza ati ese Diego wari umaze kumenya neza ko Sandra nawe yaba agukunda? Ati uko nayibonaga mu maso byagaragaraga ko nawe yaba nkunda, ariko nyine nta kundi yaragenda ndetse agiye kuba yakora ubukwe, ejo azakora ubukwe nta kindi nabikoraho. Nuko Aruturu yahise akambwira ati nimba umukunda byanyabyo rero fata indege nawe ugende umusanga aho ngaho uhagarike ubwo uko umugarure ndetse nawe mubane, kuko niba gukunda ntabwo biri bugorane. Ati ntabwo biri butinde kuba yareka ngo bagiye kuba bakurana ubukwe ndetse aba ari wowe wasanga. Nuko Diego yahise kuyumva inama ya Ruturu yahise afata indege bidatinze yerekera mu mujyi aho Sandra yarari. Nuko akiyashika nta kindi yahise ko yambara neza ndetse aritegura ajya mu kwe, gusa gahunda yari imujyanye nta yindi kwari kugira ngo abashe kuba yagarura Sandra ndetse amubwire ko amukunda babashe kuba nawe babana. Nuko akigera hari kubera ubukwe yasanze nta bantu na bakenya bahari, ahubwo ahasanga Sandra ndetse Sandra bigaragara ko yababaye cyane. Sandra akibona Diego nta kindi yahise aseka cyane ndetse ahita agenda muramuhobera ati se Sandra ko mbona urahanga utiteguye ubukwe byagenze biti? Ati Diego ntabwo byari gushoboka ko nge nabana na Serge. Ati kuko namaze kugenzura neza nsanga hari undi muntu nkunda kurusha uko nkunda Serge. Ati rero nashitse hano mpita kumuhakanira. Ati kuko nasanze kuko ndafite urukundo rw'ukuri kuri Serge, ahubwo nasanze hari undi muntu nkunda. Ati rero naravuze ati uyu muntu nataza kugira ngo tubane nzaguma gutya ntabwo nzigera nshaka nanjye. Yahise akabwira Sandra ati se ko ngenda ngukunda wanyemera nawe tugakundana ndetse tukabana. Nuko Sandra nta kuzo yasabwa Diego ati nanjye ndagukunda niyo mpamvu ndetse nakatiye Serge kugira ngo mbashe kuba nakurindira tubashe kuba twabana. Nuko Diego yahise kahobera Sandra ndetse aramubwira ati nta kibazo ndumva twese tugiye kumarana agahinda ndetse tukabana iteka ryose. Sandra nawe yahise kabyemera ati nta kibazo nanjye ndabyemera kuba twabana rwose Diego. Inkuru yacu y'urukundo naho ngaho irangirira. Kwibutsa kuba wakora subscribe kuri David Rwanda utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane.